Yesu ashimwe bavandimwe ndabasuhuje, amahoro y'Imana nabane namwe, nongeye kubasuhuza, inshuti bakundwa babuhuka, Imana yacu nishimwe, nje kongera ngo dusengane iri sengesho, duheshe umugisha itariki yacu ya 3 z'ukwezi kwa 3 2026, muri gahunda y'igicaniro cy'amasengesho. Hano hazajya hanyura amasengesho agiye atandukanye, niyo mpamvu nifuza ko mwajya muyakurikirana, abantu bakunda gusenga, abantu bakunda ijambo ry'Imana, abantu bakunda ijambo ryabahumuriza, ryakongera kubagarura mu murongo, ibyiringiro, mujye mukurikirana amasengesho anyura hano, kandi munakore subscribe kugira ngo amasengesho atangiye kujya anyura hano ntakajya gucika, ujye ufatanya nanjye mu isengesho. Ni byiza guhesha itariki yawe umugisha, kubera yuko iyo usengeye itariki yawe hari ibintu byinshi bigenda bihinduka mu kirere cyawe cy'umwuka. Uyu munsi nje kugira ngo dufatanye isengesho tugendeye mu ijambo ry'Imana riri mu Kuva 17 umurongo wa 12. Maze amaboko ya Mose araruha, bajyana ibuye bararimutega, aryicaraho. Aroni na Huri baramira amaboko ye, umwe iruhande rumwe n'undi urundi, amaboko ye arakomera ageza ku zuba rirenga. Imana ishimwe bavandimwe. Iki ni igihe Yosuwa yajyaga amanika amaboko, yamanika amaboko Abayisiraheli bajya ku rugamba bagatsinda. Ariko igihe kimwe Mose arananirwa, ngo ananiwe amanura amaboko, Abayisiraheli bagiye ku rugamba baratsindwa. Bamaze kureba basanga ukuntu Mose yamanikaga amaboko byabagiriraga umumaro. Muvandimwe, buriya iyo tuvuze kumanika amaboko mu mwuka, ni nko kuba hafi y'umuntu ukamugira inama, ukamusengera, ukamufasha. Hari igihe uba ufite umuntu muvandimwe yamanika amaboko, yagufasha, yakugira inama, yagusengera, ibintu ugiyemo bikagenda neza, yaguhumuriza, ibintu ugiyemo bikagenda neza. Ngo ariko ngo igihe kiza kugera Mose arananirwa, ngo ananiwe ibintu Abayisiraheli bajyagamo byose biranga. Imana ishimwe. Hari igihe uyu munsi wa none ugira kuraje, kuko hari abantu bakwankuraja ukajya mu bintu, kuko hari abagusengeye, hari abagufashe amaboko, hari abakongereye igishoro, hari abagufashije bakaguha agatike ko kujya kudepoza. Ariko muvandimwe, igihe kijya kigera abo bantu nabo bakageraho bakananirwa. Imana ishimwe. Mose rero ngo arananirwa, babonye ko ananiwe, bamuremera abandi bantu bo kumufasha. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Ngo haje abagabo babiri, uwitwa Aroni na Huri, ngo umwe amufata akaboko kamwe, ngo undi arongera amufata kandi, ngo igihe Mose yarananiwe. Muvandimwe, ngambiriye kukwaturaho ijambo rikomeye kugira ngo dusengane iri sengesho, nkwaturaho ijambo rivuga ngo Imana ikuremera Aroni na Huri muri uru rugendo rwaho ugeze unaniwe, muri uru rugo unaniriwemo, muri aka kazi unaniriwemo, muri iyi nkoni y'ubushumba ufite ukaba unaniwe. Bavandimwe, tujye duhura n'ibintu bitunaniza muri ubu buzima, tugatentebuka, amaboko tukayamanura. Ariko ndagusengera, dufatanyije muri iri sengesho, musabira Imana abantu babiri mu buryo bw'umwuka, Aroni na Huri. Imana nikuremera Aroni na Huri muvandimwe, uragufasha mu gihe unaniwe, mu gihe mu rugo bigucanze, mu gihe mu kazi bigucanze, mu gihe abana babuze uko bagira, mu gihe imbabura ugiye kuyimanika, mu gihe ubona ibintu byanze wananiwe amaboko wayamanitse. Imana nikugobororere Aroni na Huri. Imana nihagurutsa aba bagabo babiri b'intwari bazi kumenya igihe. Haleluya. Ariko bavandimwe, muzi ko hari igihe umuntu ageramo akananirwa, yanananirwa hakabura abantu bafite ihishurirwa ngo babone yuko kuko wa muntu yananiwe. Uzi ko hari igihe uba mu ntama ukananirwa uri umushumba, ariko hakabura intama zifite amahishurwa ngo zimenye ko mushumba yananiwe, ngo zize zimufate amaboko, ngo zimenye ko mushumba atakibasha kubona uburyo ijya mu murimo, ngo zimufate amaboko, ngo zimenye ko mushumba ageze igihe cyo gusohora isengesho yabuze uburyo yaprodinga. Bamenye ko uri umubyeyi ugeze igihe cyo kubyara, ngo bagufate amaboko. Bamenye yuko abana ngo basigaranye umugabo yarapfuye, ngo bagufashe amaboko ubone minerivare z'abana. Kuko dukeneye ko Imana turemera Aroni na Huri turi muri ubu buzima muvandimwe. Ntabwo uzabura ibikunaniza bibaho, ariko nibura igihe ugeze icyo gihe cyo kunanirwa, Imana nikuremera Aroni na Huri, niguhagurukiriza Aroni na Huri. Aba bantu turabakeneye mu buzima bavandimwe.
ngo nta ngabo yigize. Ye, dukeneye amaboko y'abandi bantu. Iyi si ntabwo wayibaho uri nyakamwe ngo uyishobore, kubera ko hari aho uzakenera amaboko y'abandi bantu bagenzi bawe, hari aho uzakenera imbaraga za bagenzi bawe. Niyo mpamvu ngira ngo dusenge muvandimwe, wongere ubwire Imana ngo Mana, yo mu gihe naniwe ujye umpagurukiriza amaboko, mu gihe unaniwe ujye ugira icyo ukora. Nigeze nsenga rimwe, Imana irambwira ngo mwana wanjye abantu bose barakurekuye. Ndabyibuka haciyeho nk'amezi nk'arindwi umunani. Ye, kandi koko nanjye icyo gihe abantu bari barandekuye muvandimwe. Yego, hari igihe byitwa ngo dufite abantu ariko nta n'abahari, bameze nk'abaringa. Wagira ikibazo ukabura umuntu ugufata amaboko. Ye, ndi umushumba, ukabona abantu baruzuye muri telefone, ukabona abantu baruzuye baragusaba amarandevu yo gusenga, ariko ugakenera ugufata amaboko ukamubura. Ye, Imana irambwira ngo mwana wanjye umva tuvugane, ngo dore abantu bose barakurekuye, ngo ariko njyewe ndi Uwiteka ni jyewe uje kugufata. Yo Mana we, Imana ntabwo yatinze. Yewe nabonye itandukaniro ry'amaboko y'abana b'abantu n'ay'Imana. Imana yaramfashe ndabibona, ahantu hose nari nananiwe mbona Imana irahafashe, mbona umurimo w'Imana urongeye usubiye ku murongo. Yo muvandimwe, mu gihe nawe unaniwe, Imana niguhagurukirize baruna bahuri. Mu gihe unaniwe umuryango utari kukwitaho, de sansoma et de sikare vosi de sanse contraire dotale, Imana nikumanura Aroni na Huri. Mu gihe umugabo yananiwe, Imana nikuzanira Aroni na Huri. Mu gihe imiryango yananiwe, Imana nikuzanira Aroni na Huri. Muvandimwe, Imana data wa twese uri mu gihugu cyo mu ijuru, turasaba abantu badufata amaboko igihe tunaniwe muri uru rugendo, kubera ko ibitunaniza biriho, ibitunaniza ntabwo bizabura. Ariko muri iri sengesho mwami ryo kuri tariki ya 3 z'ukwa 3 2026, turasabye mu mwuka mwami ngo buri muntu wese urumva iri sengesho umuremere amaboko mwami, umuremere mu kirere cye Aroni na Huri. Uzamufata amaboko igihe ananiwe, uzamufata amaboko igihe yabuze uko agira. Mwami Imana Uwiteka, ukoresha abo bantu mwami, hari abantu bateguye ku buzima bwacu, uzajya ukoresha nk'ibikoresho byawe. Abo turabasabye turi muri iri sengesho ngo uduhuze nabo nyaguhora ku ngoma Imana, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen.